Ngewe nitwa City Hunter ni Mama Nana official. Umuntu wese uri kudukurikira kuri channel adukurikiyeho iyo ariyo yose amenye ko hari channel yitwa Mama Nana official. Hari ibiganiro byiza by'umuryango, hari n'ibiganiro by'amabanga y'abashakanye akunda kwandikaho ngo niba utujuje iyi myaka nyaboneka uretse kureba. Reka tukubwire ngo ibihe byiza rero aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Mama Nana umeze neza? Ndashima Imana. Yagenze neza. Pasika nziza. Ntacyo dushinja umwana. Nibyo bihe byabaye byiza kuri nge pe. Yesu yazukiye muri ngewe. Narafashijwe ndaririmba ngo Yesu yazutse. Dushimire n'abashumba rwose baba bakoze akazi gakomeye ko kubwiriza. Twize icyanditswe rero kivuga ngo Yesu nahari yazutse. Yego. Ubu ni muzima. Mu gituro ni muzima. Umeze neza rero. Meze neza cyane cyane cyane. Abagabo se n'abagore hari ukugurira amazira ko nabonye noneho wahagurukiye kubaganiriza. Ibyo kungura amazi si ngombwa. Igikuru nshima Imana nuko hari ababyumva bakanampamagara bakambaza. Hari n'abatabyumva bakambwira ati ibyo uvuze uratubeshya. Ariko kimwe cyo nzi neza nuko la majorité ari abari kubyumva kandi bakabishyira no mu bikorwa. Amabanga 25 y'abagore. Ayo ngayo ndumva abagabo barayumvise rwose. Hari umugabo wampamagara ambwira ati rwose ibi bintu ni byiza urakoze kudukebura. Aransetsa arambwira ati natunguwe no kumva ko ngomba gutungura umugore wanjye nkamufotora. Kamurya gapica. Kamurya pica ntabizi ati ntabyo narinzi. Agenda ambwira nyine ati nukuri murakoze ku nama muduha. Naho yamvugo se uyu munsi harashyo. Umva batunguwe na byinshi. Na kapreyiro nge kapreyiro harya ni role play. Numva ko udukino kamubwira ati rwose kuva ukanamuririmbira ariko witwa kanaka nayo witwa kanaka. Byagenze neza nukuri ibiganiro bari kubyumva kandi ikimenyetso cyuko bari kubyumva nuko ndi kubona views nyinshi. Yego. Kandi bikomeze byiyongera abantu bajye babikunda babikurikire. Ni ibintu biryoshye kandi reka nkubwire ikintu ngushimira Mama Nana. Yego. Cy'abahanga bagakwiye kugira uza wateguye nicyo kintu kinangaza kuriya ku buryo nyine n'umuntu uvuga ngo sibyo ni wa muntu ubutashakishije wateguye. Mama Nana rero ni umuhanga abaha ibintu biteguye bimeze neza bifite umurongo. Amabanga 18 y'abagore n'amabanga 10 abagabo nibo bagira 18. Abagabo nibo bagira 18, abagore nibo bafite menshi. Kukibarusha abagabora. Abagore nitwe tugorana. Nubwo abagore benshi bambwira nabi ariko la majorité abagore benshi nitwe tugorana. Nitwe dusaba ibintu byinshi, utuntu twinshi. Niyo mpamvu ari natwe twagize amabanga menshi. Amabanga menshi y'abagore. Amahoro n'imigisha y'Imana bikubeho bibe no kubadukurikiranye mu izina rya Yesu. Amen. Watandukanye n'inkuru z'imihanda ariko sinareka kukubaza nanone turi mu kiganiro mu kanya nibwo bavuze ngo umuyobozi wa Kiliziya ku isi Papa Francis mba nibeshye yitabye Imana yatabarutse. Twihanganishije rero abakristo b'idini Katolika ko babuze marayika w'itorero niko twabyita. Ariko nanone nubwo inkuru z'imihanda tutareka kuzivugaho ariko hari biba bikabije byabaye too much. Yego. Abantu bareke umuntu ari yigendeye ngo yagiye yagaruka ngo yagiye kubyumva bikitwa inkuru kandi bikavugwa n'abantu bari bafite ijambo ryo kubaka society kandi niryo jambo abantu bakarikurikiza. Wowe uriya ubu byumva gute Mama Nana? Ubibona gute? Ubona umuryango utazasenyukira? Ndi kumva gupfa kwa papa. Gupfa nk'abandi bose yapfuye nkuko n'abandi bapfa. Abo rero twabihanganishije icyo tuvuga n'uwagiye tiyuriye indege yanjye. Mana yanjye. Sitiyanta njyana muri ibyo bintu rwose. Oya nuko nyine bita bibimo. Ndabigize wabizize kavuga ngo abagiriye bajya baragendara.
abagira iyo bajya baragenda umuntu ufite uburenganzira bwo kujya aho ashaka akagenda akanagaruka. None kuki biba inkuru sinzi siko nabyita iki, ese ubundi kuki biba inkuru aba yabitangaje ko agiye kugenda, numva bitatureba. buri muntu wese akagombye kumenya ibimureba. Umukongomani niwe wavuze mu jambo ryiza mu cyongereza nkunda nanjye rivuga ngo joa yako, jya umenya ibyawe. ni igiswahili cyo ngicyo, ni igiswahili nyine rivuga ngo joa yako. buriya no mu buzima busanzwe jye devota amenya ibyanjye, nuko mbona ngiye kwandura aho nagiriye muri iyi mihanda bashaka gukurikirana nyine kugira ngo mbone n'ibyo mvuga. ariko ubundi na kera na kare menya ibyanjye. niyo mbajije amakuru y'akana kanamwana sinyaza imbaza ibyanjye. nanjye rero rwose City Hunter nkubaza ibyanjye. ijya muri indege ubyihorere njye rwose. njye cyo ni kubaza ni ikibazo cyate kuba umuntu yiyuririye indege nabyo biba ikibazo. nta kibazo kibirimo, sinzi impamvu byacishije abantu ururondogoro. abantu rero bafite uburenganzira bwo kurira indege yamara igihe ashaka, yagumayo, yagaruka mu minsi 3, yagaruka nyuma y'ukwezi. ibyo niwe bireba, abandi ntago bitureba. iyo babwiye barakubwira ati twe kwa none ko abyerekana. Ikindi rero ubuhanuzi bujya busohora, kandi abantu nibajya babona mwice mujye mumenya ko muri abahanuzi nabo babimenye. Yego, bya bintu twavugaga ngo ingo zirasenyuka bakabizinzika bagatandukana mu ibanga rikomeye. ariko nyakubahwa meya wa Nyanza umugabo wambabariye koko, wambabariye ibyo bya nyakubahwa meya w'Inyanza ngo nihabara n'ibiki. uburenganzira bwe wicaye n'ababaza imbere ye. sinshaka ko tubivugaho ibintu byinshi mama nana. dore ikintu nshaka ko tuvuga no kugira ngo abantu bajye bakurikira banite ku muryango. habayeho nimba ari fasting yo kwiyiriza mu gihugu. perezida aragenda abwira abantu bwa mbere, ndibuka speech yahoze aravuze ati ariko iyo mbonye akanya nanjye ndavuga ati mujye mureka mbabwire timwite ku muryango. kumva turabyita iki kw'iyo mbuto yo kugira urugo rwiza, umuryango mwiza aba bandi bagakwiye kwigiraho, biba biri kugenda uko nguko nyine. meya mwihabara urumva mutwara sibo nawe niyabura. nubwo narivuze ngo singire ikintu mbivugaho, ariko njyewe simpamanya n'abantu batangaza amakuru ameze gutyo. kuko niba bavuga ngo ihabara ngo yaragiye ngo yicara mu ntebe ya meya ngo ifata idarapira nifotoza. uriya muntu koko uko bavuga niba ariko yabikoze ni umugore mubi. ashobora kuba yarafite icyo agamije kugira ngo abe yasenya meya n'umuryango. kuko urumva nubwo yasenye meya bakamwirukana mu kazi, ntabwo umuryango we yawusize. mugaragara yarazima amaze kuba mukuru, ni umugabo ubona ko akuze, afite abana bakuru. birababaje rero iyo ubona umugabo nk'uriya bamushyira ku karubanda kuriya, wenda afite abana b'inkumi. umwana yatambuka ati dore wa mwana wa yandaye. ubwo icyo gihe aba yabaye indaya, ntabwo aba akiri umuntu muzima. bantu rero bashyire bene ibyo bintu kuri social media. ni ukuri ndabagaya, nongere ngo ndabagaya. hari ibintu bigeze muri 3 bashobora gukorera biriya bintu. icya mbere, uwo mugore buriya igitsina gore ndacyubaha ndanagitinya cyane. ndi umugore pe, ariko njye ntinya abagore. nawe uritinya? oya jye sinitinya, kuko nta kibi numva nakwiyagiriza, nta nicyo nateganya gukora. abagore duteye nabi gute? umugore ashaka kukwatira we wa mugabo we, yamaze kukubonaho amafaranga. yakugeraho yabona amafaranga uko ayashaka, ntabwo uri kuyamuha. deja yaje nta rukundo agufiteho. kuko simpamya neza ko hari amahabara. nk'ubu urugero nka kwitegereza navuga nti no mugabo ni mwiza, kandi mfite umugabo. icyo kintu nigeze kukibaganirizaho. nanga ntabagore la majorite inshuro nyinshi 80% ashaka umugabo adakunda, kubera ko biri ngombwa ko ashaka, kubera ko yakunze yamubuze. kandi nanjye naje kubigenzura nsanga mama n'inzu y'ibitabo pe. urugero Manuel nshobora kugukunda
ariko Manuel nkamukunda nta gahunda yo kunshyira mu mago afite kubera ubuzima runaka yibereyemo kandi igihe imyaka mfite iranyagitinga kujya mu rugo example ifite imyaka 26 27 Manuel namugera ati gihe nta gahunda yo kubaka mfite kandi urukundo rwanjye narumariye kuri Manuel bigatuma ashaka uwo ntateganyaga buriya ntazagira ukubeshya urukundo ni urwa mbere ku rukundo mama urukundo ni urwa mbere niba nagukunze umutima wanjye wose ukakujyaho nkaguhomba undi nkunda igihe cyose muramukompara na wa undi nakunze mbere ndavuga ngo ariko buriya Manuel yari umusore mwiza Imana warampemukiye ko utaramaye Manuel yari Cynthia yari umuntu mwiza kuko cyane cyane abakobwa bazima ariko umukobwa ugiye gushaka ashobora kwitegereza akavuga ati rwose pe nkubwiza ukuri uri kuri kamera nkwitegereza nkavuga nti Manuel azi gushaka amafaranga mu buryo bwose Manuel ni umukene ariko Manuel azi gushaka amafaranga uko byagenda kose abonye inzira acamo kugira ngo abone amafaranga arayabona hakaba n'undi wicaye mu mitungo yahawe n'iwabo uwo ntazi gushaka amafaranga ariko ari mu mutungo yahawe n'iwabo ese ugira ngo uwo mutungo nuramukushiza azamenya gushaka amafaranga wapi ariko afazari waha amahirwe Manuel uzi gushakisha amafaranga kuko niyo mubonye ibihumbi 10 murayapangira mukavuga ati amafaranga twabyaza umusaruro akunguka 2 hari abakobwa benshi rero ukunda ushaka ubugo nyarugo abatekereza gutyo tumenyane atekereza gutyo akitegereza ati Manuel mu bukene bwe yambara neza amapantaro y'atatu yambara ayagirira isuku kavuga uti buriya Manuel abonye narenza 5 yaba ari smart uriya musore umuhaye amafaranga agaterura icyuma ikimereka naguterura icyuma naguterura icyuma si cyo cyerekana ko uri umunyembaraga ubwenge ni mu mutwe Manuel kwa mupasira watubwiye ngo ubwenge mu mutwe Imana mu mutima amafaranga mu mufuka ibyo birajyana rero ufite ubwenge mu mutwe ukaba ufite Imana mu mutima n'amafaranga mu mufuka araza yego bisobanuye ngo shaka wa muntu rero yamaze kumubura atora ibyo abonye Manuel se ko namubuze nuje wese aje kukurambagiza nta kundi ariko ntabwo ugiye muri rwa rugo urukunze cyane kubera ko uwo mwagakundanye wahaye umutima ntawe niho hano rero usanga agera mu rugo ishatse umugabo ufite amafaranga akayaseha yajyana kwa Manuel ubwo rero n'uriya mugore na Meya rega Meya uriya mugore yataye umugabo mama nana ko ari byo wari uri gukatira rega nago twareka kubaka umuryango ubu uyu mugabo wabayeho gute uyu mugabo wakatiwe hari abahungu bita Bunny Boys umugabo wakatiwe rero nawe ukurikiye ugiye gukurikira idonido uburyo babanyemo wasanga nare nka bya bindi yamushatse atamushakaga nizamuha abatagiri batamugiriye none hageze kuri Meya nawe nta rukundo yamukunze reka nkubwire iyo ukunda umuntu umubikira amabanga hoye hase wanyine ukunda umuntu ariko hari akabanga umenera abantu ugashyiraho agafoto kuri stati umuntu yakumenera amabanga abandi bantu ntabwo abagukunda kuko ibanga ni irya babiri uwa gatatu azari kirogoye nkangira ngo mbwire abagore badukurikiye cyangwa abagabo ni wumva umuntu atangiye kumena ibanga ry'ibyo mwaganiriye niba mwahuriye muri hoteli runaka hari aho bahurira nyuma ejo ukabyumva n'undi muntu katira umuntu hakiri kare kuko nta muntu umurimo example abagore burya turiyemera ushobora kuba nifite umugabo usanzwe uciriritse nagirirwa ubuntu bwo kubihabara ya Meya nk'uko nkashaka kubyirata yego ugasanga ndabiratira abandi bagore ariko na Meya nawe ngo yarabyirataga erega uriya mugore ni mwiza yewe cyakoze kereka abwire uriya mugore ni mwiza gisupusupu bari umutumire ariko nibyo navuze ngo karirimba nibyo navuze ngo sura siyo roho isura si umutima ushobora kuba mwiza igitangaza wanande ukavuga uriya mugore ni mwiza ariko ugasanga nta banga ngira ugasanga hari n'ibyo ntujuje yewe ubwo sura mugore ni mwiza pe ariko bakakanya ubu ngubu ugiye namucishijemo umurongo
so babayeho gutemamana ko mbagira ngo umugore watandukanye n'umugabo akaba yirukanishije meya akanamufungisha se ora nibyo byamufungishije urumva aratekanye simbizi byasize nkunda kwinjira mu bintu nk'ibyo ariko nyine niyo mpamvu umuntu ukomeye biragoye yafatiwe mu ikosa nk'ibyo ngibyo kandi akagombye kuba intangarugero biba ari ibintu bigoye agomba guhanwa kuko itegeko ryasohotse rivuga ko kugufatana n'undi mugore utari uwawe ni igifungo sinzi n'cy'imyaka niba ari 2 ngo n'izahabu yego guhera ku mezi 6 kuzamura ibyo kandi igihe mbishimira leta kuko mu kubikora yabikoze ishaka kwimira umugore uwo ari we wese cyangwa umugabo uwo ari we wese wajya gutwara umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi ibyo rero leta sinyigaye yagize neza cyane nubwo yego bidacika ariko n'ubikora bikora afite ubwoba narababwiye ngo ndi umuhanuzi abantu barabipinga nishingira cano ya mama Nana kugira ngo tujye tuhatambutsa ubuhanuzi bwacu hari ibyateye rero yego abagore bamwe na bamwe aho bajya inama bakaba bati ntago watone ibyo byabaga mu bagabo tugusura umugore utunga umugabo umwe tiwabaho ugira n'iryo imwe kandi ababikora ugasanga n'abasirimu bafite ibintu biri kuboshya utuntu tw'udufaranga gatangira kwirya ku mugabo uyu mugore nimba dukurikiranye uramuhiye nama n'irya afite inshuti cyangwa mu kiganiro natanze ubushize kirimo impamvu zigeze mu 10 zituma umugore aca inyuma umugabo abagikurikiye baracyumvise hari impamvu nyinshi nyine zituma umugore aca inyuma umugabo yego sinirwa nzisubiramo zirahari ariko buriya haba hari impamvu kandi impamvu yose ingana uruhu iyo umurengwe nayo irahari aba ariyo tuvugaho kandi impamvu y'umurengwe ikintu kitera kenshi na kenshi umugore wamaze kurya agahaga hari igihe ahaga ariko y'amezi ya 3 nta kintu kiriho hari n'igihe ahaga ariko akifuza na melange oya buriya umuntu yariye agahaga urumva yagira umururumba ese niba bamugaburiye ntahage usanga bamuhaye dukeya yabura ate kujya kururumbira ibindi cyo ni ikibazo ariko icyo nshaka kukubwira nanjye ndi umugore kandi ndakuze umugore wariye agahaga akarya ibiryo ashaka agahaga nta mururumbagira hari abatewe na karande uburyo nanone agaburirwamo hari umugabo ushobora kubiguha agucyurira ninjye wakakugize ninjye ugutunze cyangwa se zana si kiravuba si ngwino wishyure inkwano sha nicyo nakuzaniye ngwino wishyure nta rukundo rubirimo nta miteguro myiza irimo ubwo rero icyo gihe umugore yagize ibyago sinavuga amahirwe akabona undi hirya umubwira uti yo sheri wanjye uri mwiza uteye neza mbese akamushyagirira kuko niba hari ikintu abagore dukunda bagabo mudukurikiye mu byumva niyo waba umbeshye ko simba ndeba mu mutima wawe ukambwira yo uri mwiza yo useka neza uri umugore mwiza ukwiriye gukundwa uwo mugabo arakujyana niyo yaba nta mafaranga agira apfa kuba yakubwiye neza akagukura mu rugo cyane akarugukuramo ukagenda ko numva ari ikibazo nibyo rero mpora ningingira bagabo bacu nimugerageze kuvuga neza mugerageze gukoresha rangaje nziza yego izi za WhatsApp aya ma message za Instagram zirazishenye ugahura n'umugore kuri Instagram kuri Facebook hari n'ibindi rafu connection mwiza uri gitangaza we hahirwa umugabo wakwishakiye ugasanga ni masogera atarabikwiye usanga mu rugo azakubwira we shishwa asoni yagusanga muri televiziyo tuko yabaye cyane ukwirwa muri televiziyo akandi kazugira
nzi kugutaye ndakuruhira yakubita kuri wundi kuri Instagram amubwira ati wanamuhaye akayimoji k'umutima joteme utumenyetso turatumenyetso dutwara abagore yego ko mana emoji gusa iramutwara emoji iramutwaye akagenda umugabo agahora mu n'amandazi ngo arahaha kandi ikindi abagabo mpora mbabwira umugabo azi neza ko ngo iyo yaguhahiye yakwambitse yakuhaye amasuperi wakisi amabaze yandi agezweho ngo yabikoze no w'igifoto wapi ntago hasigaye n'andi meza kandi hari n'abantu ayo ya gatatu nyine yo yakoze ameza ya gatatu ayo ni yashenye ingo kandi ibyo nkunda kubivuga hari n'ibyo nshaka kuvuga nkumva hari igihe babona ko nshira isoni rego ujye ubivuga twaje kubaka nta mufundo ugirira impuhwe iyo bitagororotse neza ameza ya gatatu igikorwa cy'abashakanye nshuti yanjye gishenye ingo z'abantu ko bavuga ngo nuko atangewe jya numva umuntu byananiranya leta kuvuga ngo umugore wanjye ntanyumva nashaka ko abavandimwe banjye baza bagahisha iyo mpamvu kuki abantu bahisha iyo mpamvu y'intege nkeya yo kutagira akabaraga ko kurya ku meza ya gatatu ubona bitera uzadukorera ubushakashatsi ni iyihe mpamvu reka ngo urugero hari umugore nzi Eme uwo mugore ni mwiza cyotera nanjye ubwanjye iyo mwitegereje ndavuga ngo wa mugore we uri mwiza mu minsi yashize rero yaje kugirana ikibazo n'umugabo umugore arahukana amaze kwahukana imiryango iraterana babaza umugabo batari ko ni iki gituma umugore wawe mutabana neza kubera iki umugabo agaca hirya agaca hino agaca irwamagana agahinguka inyagasambu atinya kuvuga ikibazo bafitanye n'umugore atinya kukivuga ariko ku munota wa nyuma ko bari bamuzengereje kandi bari bazi ko umugore ni mwiza ateye neza afite za nyashi abagabo bakunda bakeneye nyashi harya nyashi ibamike nyashi ni ikibuno ibamike se ibamike icyo nicyo nakubaza nawe nk'umugabo kuko abagabo benshi bakunda ngo nyashi umugore ufite amatayi bamukunda kuba ikintu kidafite ikintu kirimo wapi twikomereze umugabo amaze kumurengaza kwatura avuga ati rero mbabwize ukuri muryango wanjye mwese inshuti zanjye n'umuryango w'umugore uyu mugore nubwo mubona isura nziza gutya ariko ku meza ya gatatu reka da nta kigenda yari arwaye ni Mukagatare Mukagatare ntagabaho ngo biterwa ahubwo na gahunda z'umugabo ibyo nanjye nibyo nkunda kuvuga biterwa nuko ayo meza ategurwa ndati rwose nibyo naragerageje byaranze ni Mukagatare babaza umugore atese koko niko bimeze kuri iyo ngingo byaranze umugore agaceceka ariko birangira umugabo ababwiye ati jyewe simukeneye simushaka kubera iyo mpamvu ubwo urumva umugabo utaramuhaye inzira yo kujya mu bagabo mu bagore umugore ntibyamuhaye inzira yo kujya mu bagabo kugira ngo nawe ajye kureba koko iyo ngingo azira ko ariyo uwo ni umwe cyaje kugenda gute rero ntabwo by'amaherezo nyazi ngo ubwo wasanga Mukagatare yarabaye uwo ni umwe uwa kabiri nawe umugabo yakugiriye gutya aca inyuma umugore nyine asambana n'umukajya asambana n'umukozi we wo mu rugo ariko mbega noneho abaturanyi baranabimenya umugore yatambuka abaturanyi bati dore cya kigore ashatse umugore nta mugore ari mwiza ariko kubera ubugoryi bwe no kudatungana mu buriri ati dore umugore amutaye igihe umugabo yaramutaye yigira ku mukozi kubera ko uriya mugore ari Mukagatare umugore nawe ageze igihe aravuga ati ariko se koko ibyo bamvuga nibyo reka nanjye njye hanze njye kureba ibyo bandega niba ari ukuri yego umugore yaragiye ajya hanze agiye hanze asanga ibyo bamuregaga si ukuri bituma ahita yanga umugabo burundu nk'inginga rero
aba bagabo bacu n'aba bagore bacu. Umukozi we se mama Nana, umukozi we niyo ari Mukagatare cyangwa umukozi we yabangukaga vuba gusa? Yabangukaga vuba gusumba nyirabuja. Yego. Ubwo urumva rero byatumye bose baca inyuma. Ari umugore ajya gushaka icyo yazize, n'umugabo yibera ku mukozi. Byaje kurangira n'ubundi urwo rugo rusenyutse burundu, kuko umugore yamaze kumuca inyuma ageze ku gasozi, yumvise ku gasozi haruta mu rugo, ahita amureka aramubwira ati n'ubundi wahisemo uwo mukozi, gumana n'uwo mukozi. Urugo rusenyuka gutyo. Si twe twahera. Nkabasaba rero, dufite bashangazi benshi, nge hari ibyo binantera n'isoni zo kubivuga, ariko abantu bajye babandikira. Ariko rwose iki gikorwa gishenyura ingo. Gishenyura ingo rwose. Mama Nana, nyemerera ducumbike, nahuze ko tuzajya dukomerezaho twagarukiye, tugende tubigarukamo. Uri umugabo, amabanga y'abashakanye nibigenda neza, aba bantu barahari, Mama Nana arahari, ngiye kumugusabira nomero akuganiriza. Uri umusore ugiye gushaka, ukeneye inama. Abasore basigaye, ngiye nagiye gufotora umuntu nawe wabwenda umufotogarafe, nawe narabikubwiye. Pare yari yamukodesheje, no mukira amafoto y'abata, ariko uyu musore ndabona ari sawa, ataha ngo ni ikigoryi nari nagikuye ku muhanda ngo cyanandiye amafaranga. Kumva ugashaka pare yo ku muhanda, ugashaka amarende yo ku muhanda, ibyo bizakumarira. Umugore wamukuye kuri Facebook. Ibyo ni ibindi nibibazo. Reka ducumbike ikiganiro cyacu cye kugira iminota myinshi. Ibiganiro byacu nakagaruka ni kuri Mama Nana official. Nimba utarahakora subscribe, ugenda uyikore ahantu dukurikiraniye ahariho hose uri kudukurikiranira. Ngewe nitwa City Hunter, sinagenda nagusabiye nomero Mama Nana, ubundi tukavango nomero wayihoreye. Iyo nimero yihorere, buriya uzankenera ntazabura hayikora. Yes, abantu rero baze kujya kuri The Blessed TV 7 bazanyandikire nomero, nzabacaho kabisa nyibabwire. Ubwo nuko gahunda zimeze, amafufu n'amafaranga bibafuke wadi.